utunze ikigeragezo cyitwa ikijeya, ukaba utunze ikigeragezo cyitwa ikiboga. Ihanda bwihebe yari ikijeya, yari ikiboga, ariko yararwaye igicuri. Mbwirira umuntu mwegeranye mubwire ngo genda buhoro, ibikwirukanka inyuma birwaye igicuri. Reka ndirimbira Imana. Haleluya, Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Bari bagize amahirwe yo gufungura, ariko dore ikibazo bari basigaranye. Bari basigaranye ikibazo cy'inkoni n'inzara. Bari bagize amahirwe yo kugicika bakiruka, ariko baraza kugicika gute? Bamaze iminsi batatu bafite n'ibikomere by'inkoni. Cyaje kiruka, urumva cyari ikibogari, cyari ikijeya, ngo gitanda amababa kiraguruka, ngo bakirebye ngo babona kiri hafi yo kubafata. Kirababwira ngo nimuhagarare, nta bantu bajya bancika, nimuhagarare bice. Ngo kiri hafi yo kugira ngo kibasingire kibice. Mukristo na byiringiro ngo bari bafite ubwoba, ngo bari bafite igihunga, ngo sinzi ukuntu umukristo yakebutse inyuma avuga ati reka turebe ukuntu kigiye kutwica, reka turebe ukuntu kiturangije. Ngo sinzi ukuntu yakitegereje, ngo agiye gusanga Imana yagiteye igicuri. Babwira byiringiro ngo genda buhorosha, burya ibitwirukanka inyuma birwaye igicuri. Ndagira ngo uhaguruke ku maguru yawe uhanurira abantu babiri. Haguruka ku maguru yawe uhanurira abantu babiri, ubabwire ngo genda buhoro, ibikwirukanka inyuma birwaye igicuri. Nubwo byaje mu nzira bimeze nk'ibibogari, nubwo biri mu nzira ucamo, nubwo biri mu rugo rwawe, nubwo biri mu kazi ukora, ariko birwaye igicuri. Mana ishimwe. Umuntu wumva muri iri teraniro hari ibintu Imana yigeze imuterera igicuri, abaturanyi bakabimenya, imiryango ikabimenya, atere haleluya y'ubutsinzi. Reka nsabe banzamurire indirimbo yitwa ngo Imana iratabara. Sinzi nimba byabakundiye, anzamurire turirimbire Imana. Ngiye kubona mbona wa mukobwa arambibye, bitansohoka. Mureke mbabwire ibintu Imana yakoze. Haba hari ikintu cyitwa protocol no kuri tuwarete, baba bari nk'umunani bahagaze gutya, ntawe ugukoraho, ntawe ukuramutsa, ntawe ugira, haba hari protocol. Hanyuma Imana igira gutya, bashyiramo igisirimba, bose bajya mu mwuka. Aba protocol bajya mu mwuka. Wa mukobwa aranterefonye, mba ndakase mu gisirimba, ndakata mba ndasohotse, nta wigeze amerekeza, nta n'uwigeze amenya ahantu nciye, nta n'uwigeze anyitaho kumenya aho ngiye. Pita ko mfata wa mwana mukubita mu mugongo, ndamupfuka, ndangije navuga ngo Yesu, nimba ari wowe wavuze ngiye kumwinjirana ahangaha, kandi nimba ari wowe mbona ikimenyetso cyo kuba mvuye mu murimo w'Imana, ngahamagara abamama muri ya groupe nababwiraga, nkagira nka batatu, mbwira ati naje muze kundeba. Bwira umuntu mwegeranye mubwire ngo ujye utanga ku biryo, ujye ugaburira abashonje, ujye ugaburira abakene, ujye uha abantu ku biryo. Ngo nabagazanye akabido k'amata n'umugati, nyine nkabahamagara nti muze dusangire. Haza kuntegera batatu, turagenda tugeze mu rugo, nsanga abana banjye bafunguye televiziyo, bashyizemo korali yo muri ADPR yitwa Imihigo y'Abera, barambwiye ngo ni y'Ikaramu. Baririmbaga indirimbo ivuga ngo umva imihigo yewe, umva imihigo, umva imihigo tuzagira, umva imihigo. Wenda hari abantu baba barayumvisha. Nsanga abana banjye bahimbaje ngo umva imihigo, nyine baravuze ngo tuzumva ibyo Yoba azavuga, ngo tuzumva ibyo Aburahamu azavuga, bose bari kubikina ngo umva imihigo, abafite udukoni ngo umva imihigo, abana bahimba umva imihigo. Hanyuma ngeze mu rugo, kuko nageraga muri saro bagahita bambereza indebe y'ibyicaro bitatu, mbita murambikamo. Urumva nari naniwe, mbita nkuru umwana mu mugongo, murambika muri ya ndebe y'ibyicaro bitatu. Ba bana bakomeza ngo umva imihigo yewe, umva imihigo. Noneho baba bagiye kuri wa mwana rero, nabo baramwagaza, umva imihigo na Pati, umva imihigo, umva imihigo tuzagira, umva imihigo. Umwana atangira agira atya, umwana atangira agira atya. Ubwo ariko nge sindi muri saro, nahise njya muri shambure ngira ngo mbanze nkuremo imyenda nari nambaye. Nagiye kumva numva abana barasakuje, ti mama we, ti hutuza urebe, bose baracyari kurimba ngo umva imihigo yewe, umva imihigo. Nanjye nagarutse niruka, na papa wabo yaje ageze aho ngaho. Icyo nagiye kubona, yajyaga arira ngo ntago yasohoraga umwuka. Nagiye kumva numva umwana aravuze ngo Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Haleluya. Ngiye kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ngere muzamura ibiganza duhoberane mu izina rya Yesu. Nejejwe n'Imana kuba muri iri teraniro. Narigeze ngo nsabe abantu twari kumwe ku wa gatanu mugere gutya. Imana ibahe umugisha.
aha abatari bahari namwe mwaje uyu munsi mugire gutya muzamura ibiganza namwe Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye rero nitwa Uyisenga Elevania, aje nturutse muri paruwasi ya Kamonyi, itorero ni rya Kigese. Ndi umubyeyi ndubatse, mfite abana abahungu n'abakobwa. Ndi umuvugabutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana no mu ndirimbo. Haleluya. Mbere y'uko rero turi buganira amagambo y'Imana kuko nabibabwiye ku wa gatanu, ndi umuririmbyi, ndi umuhanzi, baranyemerera ndirimbe indirimbo imwe gusa. Haleluya. Yesu ashimwe. Mbere y'uko nyiririmba banje kubaha intashyo. Ubwo mvuye hano nateraniye ahantu hageze kuri 5, bambaye intashyo, mwongere musakire mu izina rya Yesu. N'itorero ryanjye ribarizi ko ndi hano, bampaye intashyo musakire. Haleluya. Ndagira ngo ndirimbire Imana indirimbo iri kuri volume yanjye ya 3. Nababwiye ko maze gukoresha 3. Indirimbo nasomye mu gitabo cy'umugenzi. Indirimbo nise ngo genda buhoro, ibikwirukanka inyuma birwaye igicuri. Mu Kristo na byiringiro bamaze gufata umugambi wo kuva mu gihugu cy'irimbukiro bagana mu rurembo Siyoni, banyuze mu nzira yari igoye. Ndagira ngo mbibutse ngo inzira ijya iwacu ntago yoroshye, ariko kubera umwuka wera tuzagerayo. Haleluya. Baragenda bakora urugendo, bageze mu nzira, kuko inzira bacagamo nta byo kurya n'ibyo kunywa byari birimo. Baragenda bagera ahantu ngo bararuha cyane, barananirwa, bagira inzara, bagira n'urugendo rurerure. Ngo Mukristo atangira kwiheba, abwira Byiringiro, aramubwira ati ko turushye, tukaba tunaniwe, tukaba dushonje, turabigenza gute? Ngo bakiganira, usinze ukuntu barebye hepfo y'inzira banyuragamo, ngo babona akazu kahubatse. Baravuga bati ngwino tuharyame, tuhasinzirire, tuharuhukire, hanyuma ejo mu gitondo tuzakomeza urugendo. Ngo baraharyama barahasinzirira. Bo bibwiraga ko ari umugira neza waba warubatse ako kazu akubakiye abagenzi. Abantu mukunda gutega imodoka murabizi, hari ahantu tujya tugera tukicara, akazu mbese bubakiye abagenzi bicaramo bashobora kugama izuba n'imvura. Bo baravuga batashobora ko bari umugira neza wubakiye abagenzi aka kazu, reka tuharyame tuhasinzirire. Ngo baraharyama barahasinzirira. Ariko nubwo bari baharyamye bahasinziriye, ngo bari baryamye mu kazu k'umugabo witwaga Gihanda Bwihebe. Ngo yari yarakubatse hafi y'inzira yaganaga mu rurembo Siyoni. Ngo kuko yari yaratekereje, aravuga ngo nabizi neza abagenzi bose bazajya bava mu gihugu cy'irimbukiro bagana mu rurembo Siyoni, bazajya bagera aha ngaha bananiwe, ubundi bayobe bahasinzirire. Ariko nagira ngo hobere umuntu mwegeranye umubwire ngo Imana ikurindire muri iyi nzira. Yaguyemwe abamama beza, yaguyemwe abavuga butumwa, igomwe abahanzi, yaguyemwe abashumba, ariko wowe Imana ikomeze yikurindiremo. Ngo bamaze kuharyama Gihanda Bwihebe yarahabasanze, arabakubita, arababaza ngo mbese muri kuva he mukajyahe? Baramubwira ngo turi kuva mu gihugu cy'irimbukiro, turi kugana mu rurembo Siyoni. Gihanda Bwihebe ngo ararakara cyane, arangije ngo arabakubita, arabababaza, arabatoteza, arababwira ngo mbese ninde wabatumye kundibatira igikingi? Icyo Gihanda Bwihebe ngo cyarabafashe, ngo kibajyana hepfo gato y'ako kazu, ngo cyari cyarahacukuye urwobo. Urwo rwobo ngo cyajyaga gishyiramo imirambo n'amagufa ngo y'abagenzi, cyajyaga kicira muri iyo nzira. Ngo arangije Gihanda Bwihebe ngo arabafata, arababwira ngo nimuze njye kubereka. Ngo abereka amagufa ngo cyari cyarajugunye muri urwo rwobo. Ngo kirangije kirababwira ngo none uzakorwa n'iki mu maboko yanjye? Mbwirira umuntu mwegeranye mubwire ngo aho benshi banyuze barahagwa, wowe Imana izahakunyuza ubeho. Kubwo gusenga hari ibintu byinshi abandi, ariko wowe uzahanyura ubeho. Ongera umpere Imana icyubahiro. Isanduku y'isezerano y'Ishewuza ikiza Ebidodomu. Yesu ashimwe. Ongera umunyeganyeze umubwire ngo nubana neza n'Imana
ibyisha abandi wowe bizakurokora. Cya gihanda bw'ihebe aho niho cyakoreraga imirimo, siho cyararaga. Ntago tuza kwinjira mu gatabo k'umugenzi. Mu yandi magambo ibyo byari biro, niho cyakoreraga imirimo. Cyari gifite urugo, ngo cyari gifite umugore wacyo witwaga Nyirabyiringiro bike. Ntago tuza kumuvugaho, agereranyijwe n'iyi si dutuyemo. Cya gihanda bw'ihebe ngo kirabakubita, kirababoha, kirabababaza, kirabacunaguza, kirangije kirababwira ngo umva rero, ngo gisiga kibaboshye, kirababwira ngo ibyiza rero, ejo mu gitondo nzagaruke nsanga mwiyahuye, kuko nindamuka ngarutse ngasanga muri bazima nzabica urupfu rubi. Ngo kisiga kibaboshye kirataha. Kigeze mu rugo ngo kiganira n'umugore wacyo, tangira kumubwira amakuru ati nafasha abahungu bavaga mu gihugu kirimbukiro baganaga mu rurembo Siyoni. Ngo mu yandi magambo ngo amuha amakuru. Ngo Nyirabyiringiro bike ngo atangira kumugira inama, aramubwira ngo rero abo bahungu uzabakubita ubababaze, nimba ubakubita ugakomeza ubona bakomeje kuririmba, uzinduke mu gitondo ubagire inama yo kwiyahura, ubabwire ko nibaramuka batiyahuye uzabica urupfu rubi. Ngo kirazinduka kibagira inama yo kwiyahura, ariko ngo kihashyitse gisanga baracyaririmba, ngo kihageze gisanga baracyasenga. Ngo kirababwira ngo ibyiza ni mwiyahure, kuko ejo ningaruka nzabica urupfu rubi. Muri iryo joro mu Kristo abwira Byiringiro ngo ngwino twiyahure, kuko kubaho biturutiye gupfa. Icyaba kiza nuko twapfa. Ngo ariko Byiringiro aramukomeza, aramubwira ngo ngwino twihangane, wenda hari umwami w'igihugu tujyamo ashobora kuturengera. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya. Wenda umwami w'igihugu tujyamo yadutabara. Ngo muri icyo gitondo Nyirabyiringiro bike ngo yari yabwiye gihanda bw'ihebe, aramubwira ngo nimba wabagiriye inama yo kwiyahura ukabona batiyahuye, uzinduke mu gitondo kare kare ubasake, bariya abahungu bafite ikintu bibitseho. Mbwirira umuntu mwegeranye umubwira ngo nubwo Satani aguhiga, ariko atinya iby'Imana yakuvuzeho, azi neza ko hari ibintu wibitseho. Hereza Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Ngo mu gitondo ngo bakiryana, ngo mu Kristo atangira kwiheba, abwira Byiringiro ngo twiyahure twiyice, ariko ngo Byiringiro aramukomeza. Ndagira ngo nkubwire ngo muri uru rugendo mu Kristo na Byiringiro bari bakwiriye kugendana, ariko ikibazo nuko abantu babaye bize, umuntu buri wese ari mu byiwe. Ngo muri icyo gitondo ngo mu Kristo sinzi ukuntu yikabakabye, ngo asanga kumbi afite urufunguzo rwaho icyo gihanda cyabafungiye. Vuga ngo amen. Ngo ashizemo ngo rwari urufunguzo rumwe rwitwa ibyasezeranyijwe. Ndagira ngo mbwire umuntu ufite nzayimana, tunze amasezerano y'Imana, yongereza muri Imana amaboko. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo urwo rufunguzo rwari rumwe, ariko rwafunguraga imiryango itatu. Haleluya. Ngo mu Kristo akabakabye ngo mu myenda yari yambaye, ngo ashizemo rwa rufunguzo, ngo mu muryango wa mbere ngo abone rwa rufunguzo rufunguye umuryango wa mbere, ngo atera intambwe, ngo ashyize mu muryango wa kabiri ngo abona naho birakingutse, ngo ashyize mu muryango wa gatatu ngo naho urwo rugi rurakinguka. Umuyaga uvuye ikasi ukubita icyugi cya nyuma, ngo gihanda bw'ihebe n'umugore aho bari bamenya ko babahungu bacitse. Ngo ahita afata intwaro. Umugore aramubwira ati hute batagucika, kigenda gitanda amababa. Mfiteho indirimbo ivuga ngo nubwo utunze ikigeragezo cyitwa ikijeya, ukaba utunze ikigeragezo cyitwa ikibogari. Gihanda bw'ihebe yari ikijeya, yari ikibogari, ariko yararwaye igicuri. Mbwirira umuntu mwegeranye mubwire ngo genda buhoro, ibikwirukanka inyuma birwaye igicuri. Reka ndirimbira Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Bari bagize amahirwe yo gufungura, ariko dore ikibazo bari basigaranye. Bari basigaranye ikibazo cy'inkoni n'inzara. Bari bagize amahirwe yo kugicika bakiruka, ariko baraza kugicika gute? Bamaze iminsi batarya, bafite n'ibikomere by'inkoni. Cyaje kiruka, urumva cyari ikibogari, cyari ikijeya, ngo gitanda amababa kiraguruka, ngo bakirebye ngo babona kiri hafi yo kubafata. Kirababwira ngo nimuhagarare, nta bantu bajya bancika, nimuhagarare bice. Ngo kiri hafi yo kugira ngo kibasingire kibice. Mu Kristo na Byiringiro ngo bari bafite ubwoba, ngo bari bafite igihunga. Ngo sinzi ukuntu mu Kristo yakebutse inyuma avuga ati reka turebe ukuntu kigiye kutwica, reka turebe ukuntu kiturangije. Ngo sinzi ukuntu yakite
yagitegereje ngo ajye gusanga Imana yagiteye igicuri. Babwira Byiringiro ngo genda buhorosha, burya ibitwirukanka inyuma birwaye igicuri. Ndagira ngo uhaguruke ku maguru yawe uhanurira abantu babiri. Haguruka ku maguru yawe uhanurira abantu babiri, ubabwire ngo genda buhora, ibikwirukanka inyuma birwaye igicuri. Nubwo byaje mu nzira bimeze nk'ibibogari, nubwo biri mu nzira ucamo, nubwo biri mu rugo rwawe, nubwo biri mu kazi ukora, ariko birwaye igicuri. Mana ishimwe. Umuntu wumva muri iteraniro hari ibintu Imana yigeze imuterera igicuri, abaturanyi bakabimenya, imiryango ikabimenya, atere haleluya y'ubutsinzi. Reka nsabe banzamurire indirimbo. Ni indirimbo yitwa ngo Imana iratabara, sinzi niba byabakundiye. Anzamurire turirimbire Imana. Ire amagambo y'Imana. Sabaye umuntu ufite telefone yanjye yihutane kugira ngo ntaza kubakerereza. Imana ishimwe. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Itangiriro. Tugiye gusoma igitabo cy'Itangiriro, igice cya 37. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 37. Turasoma imirongo itari mike cyane, turajya tugenda dusimbuka. Tugiye guhera ku murongo wa 23. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 37 23. Ari ijambo rivuze ngo Yosefu ageze kuri bene se, bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya hehe, kandi rwarimo ubusa, nta mazi yararurimo. Bicazwa no kurya umutsima. Ubuye amaso babona itara ry'Abashimayeli bavuye Gileyadi, bagenda bafite ingamiya zihetse imibavu n'umuti womora n'ishangi, babijyana muri Egiputa. Yuda abwira bene se ati, kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki? Muze tumugure n'abariya Abashimayeli, amaboko yacu ye kumubaho, kuko ari mwene data tukaba akara kamwe. Bene se baramwumvira. Ahita Abamidiyani batundaga bakurura Yosefu bamukura muri rwa rwobo, bamugura n'Abashimayeli bice by'ifeza 20, bajyana Yosefu muri Egiputa. 29. Rubeni agaruka kuri rwa rwobo asanga Yosefu atarimo, shishimura imyenda ye asubira kuri bene se, arababwira ati umwana ntakirimo, nanjye ndajya he? Benda ya kanzu ya Yosefu, babaga isekurume y'ihene, binika ikanzu mu maraso yayo, bohereza ya kanzu ndende, bategeka ko bayijyana kwa se. Bamutumaho bati, twabonye iyi, none umenye ko yaba ikanzu y'umwana wawe cyangwa ko atariyo. Arayimenya, aravuga ati ni kanzu y'umwana wanjye, nyamaswa y'inkazi yaramuriye. Nta gushidikanya Yosefu yatanyaguwe nayo. Yakobo ashishimura imyenda ye, akenyera ibigunira, amara iminsi myinshi ababaye yiraburiye umwana we. Abahungu be bose n'abakobwa be bose barahaguruka ngo bamumare umubabaro, ariko yanga kumarwa umubabaro. Ati, nzarinda nsanga umwana wanjye ikuzimu ngirira. Nuko se aramuririra. Dusimbuke 40, igice cya 40. Dusimbuke ku gice cya 45, dusoma umurongo w'9. Igice cya 45 ku murongo w'9, ijambo rivuze ngo nimwihute muzamuke mujye kuri data mumubwire muti, umwana wawe Yosefu ngo tukubwire yuko Imana yamugize umutware wa Egiputa hose. Manuka umusange ntutinde. Tujye 23. Bava muri Egiputa barazamuka bagera mu gihugu cy'i Kanani kuri se Yakobo. Baramubwira bati, Yosefu aracyariho, niwe mutware w'igihugu cya Egiputa cyose.
Yakobo arakakara kuko atabemereye. Bamubwira amagambo yose Yosefu yabatumye. Abonye ya magare Yosefu yohereje kumuhagurutsa, umutima wabo Yakobo urahembuka. Isiraheli aravuga ati nibyo, aravuga ati nibyo bizi, Yosefu umwana wanjye aracyariho, ndajya kubonana nawe ntarapfa. Mwakira ijambo ry'Imana. Dusome igitabo cya Yobu cya 14 n'umurongo wa 7 tugeze ku 9. Ijambo rivuze ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usasira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kikahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha k'igiti kikiri gito. Tuvuge ngo amen. Ibihetse ng'Uwiteka bintarura mu mpagarara, onigira hodatari muganyiri byonge byose. Sindubuka ntabwo umwanzi mu bihe byiza byo gusenga, mu bihe by'umubabaro b'impumuri z'umutima. Sinduka ntabwo umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Amen. Haleluya. Haleluya. Uyu muririmbyi ajya akunda kunezeza, yaravuze ngo ibihe nsenga Uwiteka bijya bintarura mu mpagarara. Twagiye tuba mu bihe byiza, ariko nta kindi kintu gishobora kugutarura mu mpagarara uretse ibihe byo gusenga. Haleluya. Abantu bari mu bihe byo gusenga, haleluya. Abantu baje gusenga, haleluya. Aravuga ngo ibihe byose nsenga Uwiteka, igihe cyose nubwo kaba kanya gato, ariko ndi mu bihe byo gusenga bijya bimara umubabaro. Haleluya. Nta kindi kintu cyakumara umubabaro uretse kuba mu bihe byiza byo gusenga. Amen. Hari abantu bajya biringira ibihe, abantu bakizera iminsi, abantu bakizera abantu, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo byose twagiye tubyiringira bikaduhinduka. Wakwiringira amafaranga akaguhinduka, wakwiringira umugabo akaguhinduka, wakwiringira abaturanyi bakaguhinduka, ariko ibihe umuntu asenga Uwiteka nibyo byonyine bijya bimukura mu mpagarara. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Ari umugore wigeze wiringira ibihe, mwaramusomye kandi muramuzi, bimwicira umugabo. Ngirira umuntu mwegeranye umubwire ngo ntukajya wishinga ibihe, ntukajya unizera ibihe, ahubwo ujye uba mu bihe byo gusenga. Nta kindi kintu cyagutsindira umwanzi, nta kindi kintu cyagutsindira umubisha. Umugore yiringira iminsi, aravuga ati namaze kumenya amakuru ko igihugu cya Isiraheli cyatewe, ndabizi neza ibi bihe nta mugabo n'umwe uri mu rugo, bagabo bose bagiye ku rugamba. Afata inzira ajya mu ruzi kuramo imyenda, aravuga ati ubu ngiye kwiyuhagira, nta soni ndi bugire kubera ko abagabo bose bagiye ku rugamba. Yiringira ibihe, ariko ntiyamenya yuko hari umugabo witwa Dawidi utigeze ajya kugira
tigeze ujya ku rugamba, byamuviriyemo kugira gute? Byaramupfakaje. Bwirira umuntu mwegeranye mubwire ngo ibihe ukwiriye kwiringira ni ibihe byo gusenga. Haleluya. Bene Kora nibo babivuze neza muri Zaburi ya 84 baravuga ngo nakunda guhagarara mu bikari by'inzu yawe ngo bindutira imyaka ibihumbi ngo ndi mu mahema y'amanyabyaha. Ubu iyo turi hano tuba turi mu mahema y'Uwiteka, ariko nidutaha mu ngo zacu turaba tugiye mu mahema y'abanyabyaha. Ngo bo bakundaga guhagarara ngo ku muryango w'inzu y'Uwiteka, ngo kuko igihe cyose babaga ngo mu nzu y'Uwiteka ngo niho Imana yavuganiraga nabo, ngo bakagira ibihe byiza byo gusenga. Ngo iyo basohokagamo ngo bahuraga na bene wabo b'Abisiraheli, murabizi yuko bari barabimye gakondo, ngo bahoranaga umubabaro iteka ryose, ngo bagiraga umunezero ariko bari mu nzu y'Imana. Mbwirira umuntu mwegeranye umubwira ngo ntahandi uzakora ibihe byiza, ahangaha niho bibera. Tuvuge ngo amen. Dusomye amagambo menshi avuga iby'inkuru y'umusore twese tuzi witwa Yosefu. Yari yarabyawe n'umusaza witwaga Yakobo. Ntago tuza kujya kuba muri detayi Yakobo ukuntu byagenze, ukuntu yagiye kuba kwara abana, ibyo nditubizamo, ukuntu yareje maze kwambura mukuru we umugisha, aragenda ajya guhakwa kwa Labani kwa nyirarume, arahakwa. Igihe kigeze akorera umugeni, murabizi ni amakuru maremare. Haleluya. Ngo yari yarakunze umukobwa wa Labani witwaga Rasheli, amukorera imyaka 7 kuko ngo yaramukundaga cyane. Ngo Rasheli yari umukobwa w'uburanga bwiza. Igihe kigeze Labani aramubwira ati Yakobo rero wakoreye umugeni, nagira ngo nkuhereze umugeni wawe kuko waramukoreye, itegure. Kuko murabizi abantu mwashatse kera, abakobwa bakera ngo babajyanaga mu ngobyi, mbese bagushyira umuntu upfuye ijisho rimwe warihanganaga, ababyeyi nibo bumvikanaga. Ariko abantu musigaye mwihitiramo, mwahaye Imana icyubahiro, muyazamurabirirato. Nubwo basigaye bacishamo bagakora amabara, ariko basigaye bihitiramo. Hanyuma Yakobo aritegura, aravuga ati Imana ishimwe, uwo nakunze araje mu kanya. Aritegura mbese nk'umuntu uri bwakire icyo yamaze igihe imyaka 7 agikorera. Bamuzanira umugeni, ariko baramuguranira, bamuzanira utari we, bamuzanira uwitwaga Leya. Usomye Bibiliya bakubwira ko uyu Leya yari umukobwa utari ufite uburanga, ngo yarebaga imiryezi, yarebaga imirari. Sinzi nimba mubyumva imirari, umuryezi. Hanyuma ngo ise arangije aravuga ati nta kundi kuntu uyu mukobwa wanjye azabona umugabo, reka mfate uyu nguyu mukuru mujyane mushyire Yakobo. Mu yandi magambo Yakobo yitegura Rasheli, bamuhereza Leya. Arazi ko yararanye nande na Rasheli. Mu gitondo ngo murebe akana ko mu jisho, abona yararanye n'umuntu ureba umurari. Mbese mu yandi magambo ijisho rishaka gutobora kuvu. Mpemukiye nakoreye Rasheli bwa mbere, aranguranira Leya. None n'imikumbi ndimo nyikorera akongera akagira gutakandiganya. Uwiteka aramubwira ngo Yakobo we, ikibazo ntabwo ari Labani, ikibazo ni wowe, kuko uko wagenje ariko uzagenzereza. Banza uhunguke ugira ibyo wambutsa, numara kwemera guhunguka ndakwishyiriza Labani. Twihuse rero, uyu Yakobo niwe waje kubyara uyu muhungu Yosefu. Amagambo Imana yambaye kugira ngo tuyasengeremo, mbaho ubuhamya nasigaje dusenge, ni ijambo rifite intego ivuga ngo ntukuke umutima kubera ikanzu ya Yosefu. Yosefu ni muzima. Abo turi kumwe muvuge ngo amen. Bwira umuntu mwegeranye umubwira ngo ntukuke umutima kubera ikanzu ya Yosefu. Yosefu ni muzima. Uyu mwana kuko ise yamukundaga, ngo igihe cyarageze yari afite bene se bari baravukanye, bari 12. Ngo igihe cyaje kugira rero uyu mwana ngo ise aramukunda cyane, kuko nyine yari amaze gupfa Rasheli, amudodeshereza ngo ikanzu ndende. Kuko uyu mwana yari umukiranutsi, ngo iyo bene se bajyaga kuragira ngo yarazaga akababwira akavuga amakosa yose bakoze, ngo bituma ise amukunda, ngo amudodeshereza ikanzu ndende. Ariko ngo bene se batangira kujya bamwanga, batangira kumugirira ishyari. Ariko nubwo bamugirira ishyari, Yosefu yari umukiranutsi kandi se yaramukundaga cyane. Hanyuma ngo igihe kigeze, ise aramubwira ati mwana wanjye, ndashaka ugende ufate ibyo kurya, ujye kureba ko bene so ari amahoro.
ngo hari umunsi umwe ngo yajyaga aryama karota, ngo Yosefu akarota abona ngo imiba ya bene wabo yose ngo yubabarariwe, ngo bagiye mu murima ngo bahambira imiba, ngo ya bene se yose irubarara, ngo we usigarira wemye. Kindi gihe ngo karota abona ngo inyenyeri n'ukwezi ngo bimwikubita imbere, ngo izo nzozi akazirotora, akabwira bene se ati jye narose bizagenda gutya, ariko ngo bene se bakamucyaha, bakavuga ati ubona wowe uzaduha, ubona wowe tuzagupfukamira. Haleluya. Umunsi umwe rero ngo isi aramubwira ngo genda ujya kureba ko ari amahoro. Igitabo cy'Itangiriro ahantu dusomye ku murongo wa 23 haravuze ngo nuko bamwitegera akiri kure, ngo bigira inama yo kugira gute, ngo kumwica. Baravuga bati reka tumufate tumwice, dore karosi ngo waraje. Ku murongo wa 23 ngo kibagera uruhande, ngo bakimara kwakira amazimano yarabazaniye, ngo baramufata bamujugunya mu rwobo. Urwo rwobo ngo bari bararucukuye, ngo ari urwo gutega amazi. Ibyobo byose turabizi, ibinogo abantu bajya bacukura byo gutega amazi, buri muntu wese arakigira mu rugo, siko bimeze. Aho rero baragiraga ngo naho bari baragicukuye cyo gutega amazi, ariko usomye hepfo haravuze ngo baramufata ngo bamujugunya mu rwobo, ngo ariko nubwo barumujugunyemo ngo bari bararucukuriye gutega amazi, ngo ariko nubwo barumujugunyemo ngo nta mazi yari arurimo. Turashimira Imana yuko nubwo batujugunye mu rwobo rutarimo amazi. Iyo baza kukujugunya mu rwobo rurimo amazi, isuri iba yarakurengeye rwose, ariko hereza Imana icyubahiro. Barakujugunye ariko bakujugunya mu rwobo rutarimo amazi. Hari ikintu iryo joro Imana yategetse imvura ntiyagwa, kuko yarize umugambi Yosefu bene se bamufiteho. Imana ihagarika imvura kuko barumujugunyemo bazi ko rurimo amazi, ariko Imana ibahisha yuko itagushije imvura. Hereza Imana icyubahiro. Kuba ukiriho suko bene so bagukunze, kuba ukiriho suko bakubaha, ahubwo uriho kubw'isezerano, uriho kubw'icyo Imana yavuze. Tuvuge cyane ngo amen. Haleluya. Ngo bamujugunyamo, bamaze kumujugunyamo ngo Yuda bagira inama baramugurisha. Rubeni ngo agarutse asanga ngo umwana ntakirimo. Ngeze hepfo ijambo nagendereye ngo nuko Rubeni arataka, aravuga ngo mbese uyu mwana ko narinzi ko ndibuze kunyura inyuma nkamukiza, none akaba atakirimo, ndabigenza bite? Bamubwira amakuru bati twamugurishije, nta kigarutse, ntabwo inzozi ze zizasohora, byanamaze kurangira, twamwohereje mu Egiputa, nta nubwo tuzi yagiye, nta nubwo azagaruka. Ahubwo ngo baravuga ati rero wirira, ahubwo ngo netwige inama. Ngo bafata ikanzu bari bamugurishije, ariko basigarana umwambaro. Ngo bafata ya kanzu, ngo babaga umwana w'intama, ngo bajabika umwenda ya kanzu bayishabika mu maraso. Barangije bayoherereza ise, baramubwira ngo papa uturebere, urebe yuko iyi kanzu ari iy'umwana wawe Yosefu. Ngo Yakobo akimara kuyibona akubita induru ku munwa ararira, aravuga ngo ni iy'umwana wanjye Yosefu, koko inyamaswa y'inkazi yamutanyaguye, umwana wanjye ntabwo akiriho. Bibiliya iravuga ngo nuko Yakobo ajya ku kiriyo ahamagara abantu, arababwira ati umwana wanjye Yosefu. Ukomeje gusoma Bibiliya iravuze ngo nuko abahungu be n'abakobwa be bose ngo barahaguruka ngo baze kumuhoza, ariko Yakobo ararahira, aravuga ngo nzarinda asubira mu nda y'isi ngifite agahinda. Turashimira Imana. Ikanzu ngo barayijyanye, barayizererana muri karisiye, igeze kuri se Yakobo ngo ayirebye arayimenya, aravuga ati ni ikanzu y'umwana wanjye, kandi yari ifite ibimenyetso yuko Yosefu atakiri muzima. Ndagira ngo uhobere umuntu mwegeranye umubwire ngo nukuka umutima kubw'ikanzu yuzuye amaraso, ntuhungabane kubera ko yuzuye amaraso. Yosefu ni muzima. Tera haleluya. Mana ishimwe. Ntukangwe nuko byagaragaye nk'ibitakiriho, nukuka umutima kuko byapfuye. Abaturanyi barabimenye ko byarangiye, ariko Yosefu ni muzima. Turashimira Imana. Bumva Yesu ari mu ruhande rwabo, mwongere mumuzamurire amaboko, twongere tumushimire. Aba bene se bari bazi icyo bakoze. Dufite bene data bagiye banduza ikanzu zacu, banduza imyambaro yacu kugira ngo amasezerano atazasohora, ariko ntibamenya ko Imana yagiye kumuhisha mu Egiputa.
turashimira Imana yo mu ijuru yuko igifite umugambi mwiza kuri twebwe. Nkuzaniye inkuru ikubwira ngo ntukuke umutima. Maze iminsi warahungabanye, maze iminsi ubona byararangiye, n'ibimenyetso bifatika n'abantu barabibonye ko bitazongera kubaho, kandi nawe ubwawe ufite ibimenyetso by'uko bitazongera kubaho. Ariko nkuzaniye inkuru ikubwira ngo Yosefu ni muzima, bigiye kongera kubaho, Imana igiye kumugarura. Hereza Imana icyubahiro, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ikanzu barayijyana ngo isararira, baturanyi bararira. Kandi mureke mbabwire, burya iyo wapfushije cyangwa iyo wagize ibyago, ntuzabone abantu bose barira ugire ngo bose niko bababajwe n'ibyakubayeho. Aba bahungu bamufashije kurira, baraje bararira bati, abakobwa barahaguruka bararira, abahungu bakajya barira kandi bazi ibintu bakoze. Dufite bene data, reka nkubwire, nta wundi muntu uzasiga umwambaro wawe amaraso, ni mwene so. Ninde? Ni mwene so. Wajya gusanga ugasanga niwe wavushije amaraso, wajya gusanga ugasanga niwe wambitse umwambaro wawe isura mbi. Biraza kungora. Twari dufite umumama, uwo mumama yakundaga gukora umurimo witwa kubengesha. Uko namwe muvuga? Yarazi kubengesha, ari uwo mwitorera indani, afite n'icyiciro ayobora. Ndagira ngo mbabwire ngo dufite n'abakobwa batigeze bakora ubukwe bitewe n'ikanzu basize amaraso. Mundaga kubaza ati, uriya mukobwa uko runaka se wamundangira ko namukunze? Ati yewe, ati genda ukunda, ariko akagaragaza ikanzu. Ariko ibyo Imana yavuze bizasohora. Nubwo bayizerereza muri Kigali yose, uwa wazava i Musanze ariko azi, vuga ngo amen. Nibashaka bayizererana igihugu cy'u Rwanda, Imana izagenda muri Amerika izana umugabo. Nibashaka bayizererane muri karitsiye utuyeho, bizasohora mu izina rya Yesu. Ubwo ari Imana yabivuze, nta kizabuza umugambi wayo gusohora. Imana igirinde ijambo yarangiza ikarinda n'uwo yarivuzeho kugeza rigize gute, kugeza risohoye. Gusa nkuzaniye inkuru ikubwira ngo ntukuke umutima kubera ikanzu yawe yasizwe amaraso. Haleluya. Sinzi ukuntu baba barayisize amaraso, ariko hari ukuntu bayisize amaraso. Uwo mumama yayongeraga umukobwa wasabwe, akemera akagenda akajya kwa sebuko, akavuga ati mwaramutse. Ese ashimwe. Ati rero, ati nyine simbizi ni wa mukobwa uko ari, akitoraguza ntiyabura ukuntu abivuga, akemera akabeshya ko yasanze uwo mukobwa aryamanye n'umugabo we, ariko icyo ashaka ubukwe bupfe. Tabizi yabengesheje abantu benshi, ariko nta muntu ujya ubengesha umugambi w'Imana. Haleluya. Aba bene se bakoze ibi bagira ngo inzozi za Yosefu zitazasohora. Bibiliya iravuga ngo nuko baramujyana mu Egiputa, agezeyo akomeza gukiranuka. Imana ijyana nawe, ajyana n'umugambi, ajyana n'icyo Imana yamuvuzeho. Ndagira ngo nkubwire ngo ubundi si wowe Imana yarinze ibyo yakuvuzeho, urangije nawe ubyungukiramo. Ndagira ngo Imana tuyikomere amashyi yo hejuru, tuyivugirize impunda ababyeyi. Imana yarinze icyo yatuvuzeho, Imana ishimwe. Nta muntu ujya wica umugambi w'Imana. Jambo muri ryo biratubwiye ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti naho cyatemwa ngo gishobora kongera kugashibuka, ngo ndetse kikagira iki, ngo kikagira ngo ibibabi bye bitontome. Haleluya. Hepfo ndakunda hari ijambo rivuze ngo iyo icyo giti gitemwe, ngo iyo nubwo umuzi wacyo uba warasaziye mu butaka, ngo iyo cyongeye kikumva imvura, haleluya, ngo kirongera kigashibuka. Akira imvura y'Imana mu izina rya Yesu, akira imvura y'Imana muri aya masengesho, akira imvura y'Imana muri iri teraniro. Haguruka utere haleluya, wakira imvura y'Imana, wongere ushibuke. Abantu bazi ko utazongera gushibuka, bazi ko bakurangije, baraguciye, bazi ko byarangiye, ariko bigiye gutangira mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Ijambo ndarikunda ngo icyo giti iyo gifite umuzi, ngo nubwo uwo muzi ushobora gusazira mu butaka, ngo ariko iyo cyumvishije imvura, mwamutuvubira imvura kuko wasezeranye, twumva twumye mu mitima
uduhembuza imvura, utuvubira imvura, iyo umugisha wawe hose hagurujojo, duha umuvumbi wawe. Akira imvura y'umujojo mu izina rya Yesu. Akira imvura y'umujojo, wongera ushibuke, wongera umere. Upfa kuba ukiri muzi wawe, ukiri mu mukungugu. Bwira umuntu mwegeranye ngo upfa kuri mu bihe byo gusenga. Iyo uyu muzi ikiri mu bihe byo gusenga, haleluya, mwiyimvurishe. Bibutsa ntabwo ibiti byose byatemwe bijya bishibuka. Hashibuka igiti cyashoye imizi he mu butaka. Iyo bagitemye kigifite umuzi, ngo wa muzi niwe ukurura amazi, kikongera kigashibuka. Ariko iyo igiti gitemwe nta mizi, y'imvura iguye kirabora. Bwira umuntu mwegeranye mubwire ngo komeza ushinga umuzi mu masengesho, komeza ushinga umuzi muri Kristo, komeza ushinga imizi. Hari abantu benshi bari kujya bashaka ibisubizo by'amasengesho kandi badasenga. Haleluya. Hari abantu bashaka ko babona ibisubizo by'amasengesho kandi baranze gusenga. Ariko wowe ukunda gusenga, akira imvura y'urujojo mu mutima wawe, yongera igira ibintu imeza mu rugo rwawe, igira ibintu imeza muri business yawe. Imana ishimwe. Yakobo ajya ku kiriya ararira, kandi Yosefu ari muzima, nta byiringiro. Hari ibihe umuntu ajya ageramo ibyiringiro bigashira. Ariko koko mu by'ukuri nawe uri Yakobo, bari kuzongera kwemera kuzongera kubona Yosefu? Yakobo yari yizeye yuko bazahurira mu bwami bwo mu ijuru. Ariko mureke mbabwire, hari ibintu Imana igiye gukora tukiri mu isi. Hari ibintu Imana igiye gukora tukiri he? Tukiri mu isi. Ngo ajya ku kiriyo, abaturanyi bamwe barasekaga, abandi bati wamukundaga butindi. Nukuvuga ngo Yakobo mu yandi magambo yarabaye nk'igiti gitemwe, kuko ibyo yari yiringiye ntabyo yarakibona. Ibyo yakundaga yarabibuze. Igihe cyose uzabura ibyo wakundaga, igihe cyose uzashaka ibintu ntubibone, uba umeze nk'igiti cyatemwe. Abantu bose wakihanagurizaho, baje bafite ibyondo bakakihanagurizaho. Ntago zinshuro n'ibitutsi watutswe, ariko haracyariho ibyiringiro. Imana ishimwe. Aba bene se bararize bagaragaza ikimenyetso cy'urukundo, ariko bari bazi icyo bakoze. Dufite abantu benshi mu itorero bakunda kwiyoberanya, ugasanga umuntu ni umugome, ugasanga abantu bari mu nzu y'Imana ni abagome, kandi wagira ibyago bakagusengera. Batwari turi kumwe kuwa gatanu, sindi busubira mu buhamya, ndashaka kubahereza ubuhamya gato kugira ngo dusenge. Haleluya. Ariko ubwira umuntu mwegeranye umubwire ngo ntukuke umutima kubw'ikanzu ya Yosefu. Yosefu ni muzima. Mana ishimwe. Haleluya. Ni inkuru ndende, mwarabisomye. Igihe cyaje kugera, Imana iteza inzara, biba ngombwa kugira ngo bene se bagire gute, bajye guhaha. Yakobo arababwira ati namenye amakuru yuko mu Egiputa hari ubuhashyi, bana banjye nimugende. Ngo baragenda, bahageze ngo Yosefu arabamenya. Basanga Yosefu niwe mutware w'icyo gihugu, niwe ushinzwe kugaburira abantu, niwe ushinzwe guhahira abantu. Bikubita imbere bati mwami, mwami, tuje guhaha. Yosefu inzozi ze zirasohora. Bwira umuntu mwegeranye umubwire ngo bajabitse ikanzu yawe mu maraso kugira ngo inzozi zawe zitazasohora. Ariko nimba ari Imana yabivuze zizasohora. Abantu barabipfufahaje kugira ngo inzozi zawe zidasohora, ariko akira ngo zisohore mu izina rya Yesu. Zizasohora, batabishaka zizasohora, batabishaka uzashyingirwa, batabishaka uzabyara. Bishe ibimenyetso, baraguteranyije, baragusobetse kugira ngo zidasohora, ariko inzozi za Yosefu zizasohora. Tera haleluya. Ubwo ari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Mubyeyi, ubwo ari Yesu wabikubwiye nta kitazasohora. Mukomere mu mashyi, ubwo ari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Ayiwe nubareke bakurage, ariko nukuri bizasohora. Bizasohora mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Yosefu ngo arabimenya, amenya ko ari bene se. Barabirondorera, arababwira ngo ni jyewe wa wundi.
ibaze rero, ibaze nawe, ariko ubasengere barame, sengere barame, zizasohore bakiriho. Vuga ngo amen. Haleluya, haleluya. Umukecuru umwe ugeze atubwira ati Imana igihindura amateka, mujye muyikomera amashyi yo hejuru. Ati gifata ibitoki by'amazizi ikabihindurira amateka bigahinduka imineke. Ati Imana igihindura ibitoki ikabihindura imineke, ntikwiriye gukomerwa amashyi rata? Iyo bikiri bibisi ntiwabirya, ariko ijya ibihindura bigaca byiswe imineke. Igerera gutyo uyihe icyubahiro. Iyo ariyo naje kukubwira. Reka mbaho ubuhamya kugira ngo dusenge. Ngira ubuhamya bw'ibice byinshi, ariko munyemerere mbabwire ikintu cy'amakashi kigahinduka isukari. Abo nahaye ubuhamya nasoreje ndi Uganda, sibyo ra? Imana imbwira. Ariko mbere gato abantu mwumvishije ubuhamya bwanjye, ntanga ubuhamya kundi twari dufite amafaranga n'ibiki, n'ukuntu umuceri wahiye n'ibiki byose, dufite imodoka, bintu biza guhinduka. Ndashimira Imana. Umuririmbyi waririmbye ngo ntago nari nzi ko wangirira neza. Twageze mu bihe ndabisimbuka, se biranyorohera ariko ndabisimbuka. Urwo ruganda rumaze gushya, hahiriyemo imiceri, narabibabwiye ejo bundi mabwira ko nzabivuga. Hahiriyemo umuceri n'amafaranga, hahiramo n'amafaranga atari ayacu. Harimo amafaranga ya banki, harimo amafaranga y'abaturanyi, harimo amafaranga y'inshuti. Noneho Imana kuko yashakaga kugira ngo inyigishe mu gihe nk'iki, nze ngubwire ngo humura, haracyariho ibyiringiro. Amafaranga aragenda aba menshi, agera muri miliyoni 14 ya banki. Ibintu byose birahagarara. Bimaze guhagarara, mbese hari kwa bose hahinduka kwa ngofero. Twinjira mu buzima bw'umubabaro, twinjira mu buzima bubabaje buteye agahinda. Ntabwo mbabwiye ukuntu Imana yantegetse kujya gutanga. Imana nikubwira ngo uyubakire, ujye uyiguriza izakwishyura. Ntabwo nza kubabwira ukuntu niyemeje ibihumbi 50 mu rusengero, banga kuyandika. Baravuga baterese ntabwo mwamenye amakuru yabo. N'uwigeze yatunga azayakura he? Banze kuyandika ko Imana iza kuza kuyamba ndayatanga. Haleluya. Ndabyibuka munsi umwe cyamunara iriyongera, baranayimanika ku muhanda nyuma y'iryo turo. Ubwo barambwira ati rero duhunge, hari tugenda tujye mu kuba mu Mutara. Hari amakuru twari twaramenye ko mu Mutara ari abantu batuye mu Mutara bagiye bahunga ibibazo. Buriya benshi bakunda kwimuka bahunze ibibazo. Nyuma natwe twari twaramenye amakuru ko ugera mu Mutara abantu bakaguha igisambu gahinga mukajya mugabana, cyangwa ukajya upagasa ugakorera amafaranga. Dupanga gahunda yo kujya mu Mutara, ariko tubura tike. Abyibuka mu Rwanda Shyaka yaririmbye indirimbo imwe, aravuga ngo amajoro yasa n'umwijima ariko ibyayo biratandukanye. Ngo hariho ijoro ry'umubabaro, ngo hakabaho n'igitondo cy'ihumure. Iryo joro ntago nzaryibagirwa. Nahamagaye bakuru banjye tuvukana, ndababwira ni muzi ikintu cyatumye mbahamagara, tugiye kugenda, ntago turi bujyana abana kuko nta bushobozi twari dufite. None ndagira ngo mufate aba bana mubajyane, mwe muracyafite icyo kubaha, murafite ibiryo. Nge n'umugabo turare tugenda tujye mu Mutara, nitubona uburyo tuzaza kubareba. Ibaze ubukene, ibibazo bigatuma uragiza abana. Iryo joro sinzaryibagirwa. Bakuru banjye bararize, nanjye ndarira, n'abana bose bararira. Bana bakavuga ati mama muradusize, muradutaye. Kababwira ati bana nakundi biri bugende, ni mugende tujya gushakisha, kuko twaravugaga tuti reka tuve muri iyi nzu. Mwari marayizi spray irayemo, reka tuve muri iyi nzu bazayigurishe tudahari. Twahungaga amadeni. Bana bararira, natwe turarira. Uzi ukuntu twari tugiye kuzamuka, twari dufite abashoferi badutwariraga, nibo bari baduhaye lift. Baratubwira ati mwebwe
mu rukerera muhagarare ku muhanda turabashyira inyuma. Bari bavuye gupakira isima kuri Simerwa. Mujyemo tubajyane. Aba nitugera i Kigali tuzagenda n'amaguru turaraguza. Tugeraho mu Mutara tujye gupagasa dukorera amafaranga tuzabareke bateze cyamunara. Bwira umuntu mwegeranye mubwira ngo nubwo ikanzu ya Yosefu yuzuye amaraso ubona ko bitazongera kwemera, ariko Yosefu ni muzima. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Bana turaraho mu gitondo tujya kumva twumva umuntu arakomanze nti dore kandi aba bantu baje kuntesha umutwe ni bande kandi mfite gahunda yo kuzinduka nigendera. Twagiraga ngo tugende abantu batabizi. Ngiye kubona mbona Imana itumye umukecuru araza aravuga ngo Imana irantumye ngo nimbabwire ngo mwe guhunga. Timugira aho mujya. Imana iravuga ngo Revani nibutse imirimo wakoze, ntago nzakukura kuri uyu musozi baseka, ahubwo nzahagukura basigare barira ngo intwari iragiye. Ngirira umuntu mwegeranye mubwire ngo Imana iracyakora kandi Imana irashoboye. Nagiye gusenga mbwira Imana tuwiteka ubundi amafaranga ndi murayazi. Imana irangije irambwira ngo reka ndayazi kukurusha. Irangije irambwira ngo ngewe Uwiteka nibutse imirimo wankoreye nje kukwishyurira ayo madeni kandi ntago tuzateranya. Bwira umuntu mwegeranye umubwire ngo Imana irishoboye. Irambwira ngo iri deni rya 14 n'igice nzaryishyura tudateranyije. Ningaruka nzababwira ukuntu Imana yaryishyuye. Ngiye kubabwira icy'umwana, babwira ukuntu umwana yakize ubundi dusenge. Ariko haracyariho ibyiringiro. Haleluya. Amen. Zaza mbabwira ukuntu ituro ry'ibihumbi 50 yavuyemo abazungu b'abaterankunga 14 bavuye muri Amerika. Nzababwira ukuntu Imana yishyuye amadene yose tudateranyije. Bwira umuntu mwegeranye umubwira ngo nubwo wazezengeye Imana ni umukire. Ibishatse ejo mu gitondo wazinduka uyoboye umurenge. Amen. Haleluya. Imana iraryishyura mu kinyabupfura muri discipline. Amezi 3 Imana yari itanze amafaranga arenga 20,000,000. Gira gutyo herese Imana icyubahiro. Icyo gice rero sindi bukinjire mureka ninjire mu gice cy'umwana aba ariho dusoreza kuko amasaha yacu yamaze kugenda. Ndacyahari. Uvuge ngo amen. Haleluya. Nababwiye ukuntu nagiye Uganda. Mageze mpasanga umubyeyi hari teraniro rinini cyane, ibyo ndizera ko nabibabwiye. Imana iravuga ngo nimwegereyo, ubwo abatari bari kuwa gatanu birabagora. Imana iravuga ngo nimwegereyo, Uwiteka agiye kuvugana n'umubyeyi waturutse mu Rwanda. Hanyuma ajishiye wa mwana amurambitse hasi ahanura ubuhanuzi bwinshi bw'uwo mwana. Arangije arambwira ngo mbere yuko nkiza uyu mwana hari ikintu ngiye kukubwira. Imana iravuga ngo uyu mwana yakoreweho ubufindo ashigaje iminsi 3 kugira ngo avuke. Uwabigukoreye yabigukoreye agukorakoraho agenda kudoda ngo njye Uwiteka nibutse imirimo wankoreye ngo yari yagutegeye mu majyepfo ndangije mbicisha mu majyaruguru. Saho nari ngeze rata. Ubwo murabyumva uko nabazwe. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Haleluya. Imana irangije irambwira ngo abonye yuko atakwishe ibiryo yakoze bwa mbere bipfuye hashize iminsi 15 umwana avutse wa muntu aragaruka. Narabibabwiye igitoki n'amata. Tutari kuri kamera nzaza mvuge ukuntu byagenze. Urugo rwose ninjye wasigaye ndi muzima ko rumva ndacyafite abahungu n'abakobwa. Haleluya. Ayo mata n'igitoki byo yakoze n'ubundi buhamya. Imana irambwira ngo mwana wanjye je kugukiza, gukiriza uyu mwana kandi je kumukiza uyu murozi wamugize gutya kiriho. Ndashaka kugaragaza imbaraga gukorana nazo. Imana irangije ivugira muri wa mama iramubwira ngo ubufindo yakoreweho burakomeye, nta murozi nta n'umupfumu nta n'umuganga wamuvura, amaboko yanjye niyo agiye kumukiza. Urukingo rw'uyu mwana nivuga butumwa, ugende unkorere uko uzajya ugenda umvuga neza, amaboko yanjye azajya agenda mukiza gake gake. Imana ishimwe. Nari mvuye Uganda
nari nabibabwiye ko CHK hose bari bamaze kumupima. Dogiteri wa nyuma arambwira ngo genda utaho usubira icyangugu, irimbi ry'i Kigali rirahenda. Uyu mwana agiye namupimye sanga asigaje iminsi 3 kugira ngo apfe. Twarategereje ko apfa turaheba, ubwo nibwo nahise njya gusenga Uganda. Naraje nkomeza ivuga butumwa, nkomeza ngenda nkorera Imana. Ngiye kubabwira ukuntu umwana yakize. Haracyari ibyiringiro yuko igiti naho cyatemwa cyongera kigashibuka kikera imbuto. Uhumure, haracyari ibyiringiro. Mvuze ubutumwa nareba ngabona umwana aracyari debile, nkabwira abana ati Yesu azaza, Yesu arakiza, Yesu aratabara. Ngasengera abarwaye diabete bagakira, nareba mu mugongo ngasanga umwana aracyari debile. Ubwo induru ni nyinshi muri bene data, ikanzu bayisiga amaraso barayizerereza muri karitsiye. Mwigeze mubona umuntu Imana ikorera Imana kamera gutya? Ibyo bintu mbana nabyo, komeza nkorera Imana. Umunsi umwe rero njya gusenga Kanyarira. Ngeze Kanyarira namumanukanye Kizabonwa, ntago nigeze nsenga, namanukaga ndira kazamuka ndira. Mwibuke ibi bintu nabimaze mu imyaka 6. Umwana wanjye yicaye ku mwaka wa 7. Noneho manuka Kizabonwa, bari bambwiye ngo iyo umanutse Kizabonwa ngo gaterera Kanyarira ubusenzi iminsi 7. Ndagenda manuka na wa mwana Kizabonwa, abambonaga barambwiraga ati mubyeyi Imana igutabara. Nanjye ntacyo kuvuga, numvaga ibintu byose narabibwiye Imana, nta magambo ngifite. Ubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Imana ibahe umugisha. Ndazamuka manuka Kizabonwa, terera Kanyarira, ndazamuka muraruzi rura rugendo, abahazamutse mugire gutya. Imana ibahe umugisha. Ndazamutse ngo ngere mu itaba ryaho. Umuhanuzi aza yiruka atumva, umva ndabirangije. Noneho njyewe ngavuga ndi buriya Imana igiye kumujyana nduhuke. Irambwira ngo iravuze ngo ndiwirirwe guguma hano ndiwongere kugira ndi masengesho usenga, amasengesho yawe nayumvishe. Nahise manuka ndataha. Manutse ngeze hepfo ya wa musozi, ye kumva numva telefone irampamagaye. Barambwira ati Yesu ashimwe Elvan, Yesu ahimbaza. Ati noneho ati turashaka kugutumira hano I Kigali, ariko nimuze kumbaza ari he. Umuntu uhazi numwe gusa ni mwarimu wanyu Cyprien uhazi. Ati turashaka ko uzaza kubwiriza hano I Kigali, kandi umuntu wabimbwiraga arambwira ati uzambare neza kuko ahantu ugiye guhagarara ni ahantu hakomeye. Mwabyumvishe rata? Abantu ugiye kubwiriza n'abantu mbese twagutekerejeho tubona mu bantu bagomba kuza kubwiriza aho hantu urimo. Bari bafite imigoroba 7, banteguriye imigoroba 3. Nari mvuye ku musozi gusenga, ariko nta makuru bari bafite yuko mfite umuzigo. Kandi Imana yari yambwiye gutera mu mugongo, ugenda umvuga, ntuzigere ugira ahantu uhagarara udahetse uwo muzigo. Uko uzajya unkorera amaboko yanjye azajya agenda mukiza. Ndagenda barambwira bati rero ni witegure amatike barayohereje. Hanyuma ndagenda njya kujya I Kigali. Burambwira ati rero uzaze nyine wasenze ufite amavuta 2, uzabe wambaye neza. Urumva nyine ntako ntagize. Abaje kuntega baje ari imodoka 3, zimwe za fime. Noneho nkajya mbabwira ahantu mpagaze, bakamaze ngo alo ko tutakubona mama Elvan. Nkababwira ntimbagaze hano. Urumva hari ahantu bari bambwiye nyine bajya kuntegerera. Bagakata n'imodoka, nkabona imodoka zinyuraho, je nari imenyereye izi wacu nyine zino nyine nawe urabyumva. Noneho nazibona nkareba hirya ntibindebe bisi ibyanjye. Ngirira umuntu mwegereye mubwira ngo nta handi Imana itagukiriza. Birangira
barahagarara. Uwari urimo arampamagara arambwira ngo niko Elevani uhagaze he n'umugore tubona uhetse umwana. Ndababwira nti reka ni njyewe. Bahise bavugana mu kirimi ntumva. Baravugana ariko nta kundi. Bari bazi ko ndafite umwana. Bangeraho barambwira ati Yesu ashimwe. Karibu. Banyicaje muri ya modoka para baba baranjyanye. Banjyanye ahantu. Mare kugera ahantu bataha niho uruhukira. None rero turagira ngo wambare ariko iduhe uyu mwana kuko ahantu ugiye kubwiriza nta bana bahagera. Ntago uri buhinjira n'abana urahazi wowe. Umuvuno tuwuziranyeho. Noneho bambereje umwana w'umukobwa mbese araje ati mumbu uwo mwana bambwiye ko mujyana nkajya kumurira barambwira ati ntugire ikibazo turamufata neza. Umukobwa ngo amufate mbona nawe atangiye agira ubwoba kuko yarebaga iriya hirya akareba n'iriya mbese byari danje. Ndamubwira nti umva ntugire ubwoba umufate ntacyo ari bugutware. Bateguye amasererake bateguye amanido bateguye ibintu byose baranshyiramo baranjyana. Njye kuvuga Imana muvuge ngo amen. Haleluya. Mugoroba wa mbere mvuze Imana ndayivuze. Bahita bandika udupapuro ati neje uwo mumama azagaruke. Munsi wa kabiri mvuze Imana. Bahita bandika basaba ko iminsi 7 nzayirangiza ndi kubwiriza. Wakomeye Imana mu mashyi. Munsi wa gatatu nijoro ndyamye marayika araza arambwira ngo navuganye nawe ngo iki. Nakubwiye yuko uyu mwana azakirira mu murimo wanjye. None ari jewe n'abantu urumvira ndi. Kubera icyo umwana wamusize kandi kondisiyo ari ukumuheka ukavugana umwana umurimo ivuga butumwa umwana wawe uhetse. Nangije mbwira Uwiteka ntari kuwite. Ntago hari ahantu wowe wahabonye. Wahabonye hari umwana uhari. None si uyu nguyu mbese n'abazima ntibahari nkaskuriya. Ubu se ndamujyana bihinduka ihurizo. Bwirira umuntu mwegeranye umubwire ngo Imana ntigigira isoni z'ibindi ivuga kuko impamvu iri yizeye. Haleluya. Imana iri yizeye. Bimari ihurizo ndavuga ntuwite ndabigenza bite nimuheka nkamujyana baravuga ati dore wa muturage w'Icyangugu. Uyu mugore ko twamuhaye umuntu umurerera umwana kandi umwana akabafashwe neza amujyanye he. Ndangije ndamubwira mbwira umukobwa wamureraga namwandi noneho ureke ngusabe ariko murahari waje gusenga. Ndamubwira ntumva nkubwire njyewe ngiye gusenga ariko nubona ngubibye uhita ufata akamoto umuzane numugeza hanze yaho turi ntumwinjirane uze kumbipa. Ndamubwira nti hari impamvu. Umukobwa aranyemerera bahise banjyana. Habaho gahunda bakora gahunda zose z'itorero barazirangiza. Hanyuma rero bashyiraho igisirimba cyo guhimbaza Imana bavuga ngo tugiye kwakira umukozi w'Imana Elevani. Ngiye kubona mbona wa mukobwa arambibye bitansohoka mureke mabwira ibindi Imana yakoze. Haba hari ikintu cyitwa protocol no kuri tuwarete baba bari nk'umunani bahagaze gutya. Nta ugukoraho nta ukuramutsa nta ugira haba hari protocol. Hanyuma Imana igira gutya bashyiramo igisirimba bose bajya mu mwuka. Aba protocol bajya mu mwuka. Wa mukobwa aranterefonye mba ndakase mu gisirimba ndakata mba ndasohotse nta wigeze amerekeza nta n'uwigeze amenya ahantu nciye nta n'uwigeze anyitaho kumenya aho ngiye. Pita ko mfata wa mwana mukubita mu mugongo ndamupfuka ndangije navuga ngo Yesu nimba ari wowe wavuze ngiye kumwinjirana ahangaha kandi nimba ari wowe mbona ikimenyetso. Imana irakora. Mwana mushyira mu mugongo maze kumushyira mu mugongo ninjira gutya bavuze ati mukomere Imana amashyi umukozi w'Imana Elevani yatumwakire. Mba nafashe Bibiliya n'umuzigo wanjye no kuri aritari ngo ba. Dore agashya rero katarako kwa Nyirangarama. Banyakiriye nta mwana mpetse. Ngiye kubwiriza mpetse umwana. Bati ni wese. Bati ni we ariko nta kundi. Mvuze Imana muvuge ngo amen. Ndamanutse Imana ndayivuze nyivuga neza kurya yambwiye. Ngo njye kubona mbona umuntu yuzuye umwuka wera muvuge ngo amina. Muyobozi wari uyoboye aho yuzura umwuka. Ngiye
ceceke mwumva uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo Imana iravuze ngo Elevani, umubabaro umaranye imyaka 7 guhera aka kanya Uwiteka arabirangije. Akimara kubivuga yarampindukiriye arandeba, arambwira ngo Imana irambwiye ngo ntabwo byizeye. Erega yari yarambwiye byinshi, arambwira ngo ntabwo byizeye niko Imana imbwiye, ariko irambwiye ngo wabyizera utabyizera ishingiye ku byo wakoze ikuruhuye umuruho w'imyaka 7. Nagiye mvuga ndi bya bindi ihora ivuga ni kwa kundi. Ndataha ku wa mbere mu gitondo narataye. Ngeze mu rugo nagiraga ikintu cyo kuba mvuye mu murimo w'Imana ngahamagara abamama muri ya groupe nababwiraga, nkagira nka 3 mbwira ati naje muze kundeba. Bwira umuntu mwegeranye mubwire ngo ujye utanga ku biryo, ujye ugaburira abashonje, ujye ugaburira abakene, ujye uha abantu ku biryo. Ngo nabagazanye akabido k'amata n'umugati nyine nkabahamagara nti muze dusangire. Haza kuntegera 3. Turagenda tugeze mu rugo nsanga abana banjye bafunguye televiziyo, bashyizemo korari yo muri ADPR yitwa Imihigo y'Abera, barambwiye ngo ni yikarama. Baririmbaga indirimbo ivuga ngo umva imihigo yewe umva imihigo, umva imihigo tuzagira, umva imihigo. Wenda hari abantu baba barayumvisha. Nsanga abana banjye bahimbaje ngo umva imihigo, nyine baravuze ngo tuzumva ibyo Yoba azavuga, ngo tuzumva ibyo Aburahamu azavuga, bose bari kubikina ngo umva imihigo, abafite udukoni ngo umva imihigo, abana bahimba umva imihigo. Hanyuma ngeze mu rugo kuko nageraga muri saro bagahita bambereza indebe y'ibyicaro 3 mbita murambikamo. Urumva nari naniwe, mbita nkuru umwana mu mugongo murambika muri ya ndebe y'ibyicaro 3. Ba bana bakomeza ngo umva imihigo yewe umva imihigo. Noneho baba bagiye kuri wa mwana rero nabo baramwagaza, umva imihigo na pati umva imihigo, umva imihigo tuzagira, umva imihigo. Umwana atangira agira atya, umwana atangira agira atya. Ubwo ariko nge sindi muri saro, nahise njya muri shambure ngira ngo mbanze nkuremo imyenda nari nambaye. Nagiye kumva numva abana barasakuje, ti mama we tihutuza urebe, bose baracyari kurimba ngo umva imihigo yewe umva imihigo. Nanjye nagarutse niruka na papa wabo abayaje ageze aho ngaho. Icyo nagiye kubona yajagarira ngo ntago yasohoraga umwuka. Nagiye kumva numva umwana aravuze ngo asubiramo ngo uko avuze ngo niko n'ubuguru n'ububoko buri kare bugira gutya uko rikomeza agira ngo ubwo urusaku rwabarenze, abana bari kuririmba nawe akajya ashaka kubigana, ariko we akavuga ngo ubuguru n'ububoko akabugira gutya uko ari gukomeza agira ngo ijisho ryarebaga i Burundi rikajya rigaruka atangira kureba ngo twagiye tubona umwana akomeje sakuza ati tubona ububoko bwari bwarabaye gutya bwarakunjamye. Nzabereka amafoto, bwarakunjamye n'ububoko n'ubuguru. Hanyuma rero tugiye twumva umwana ngo uko agira gutya nawe atangira nyeganyega agira gutya n'ubuguru ari kubugira gutya. Twahise twiruka dusohoka hanze, njye na se turavuga ati ni kuriya bajya bapfa byarangiye. Nibakubwira ngo birarangiye ujye ubabwira ngo biratangiye. Nibakubwira ngo birarangiye mubyeyi we ujye ubabwira ngo biratangiye. Nibakubwira ngo birarangiye ujye ubabwira ngo biratangiye. Tera haleluya, Imana ishimwe. Twasohotse hanze tumara isaha, ngo barambwira ati tujye kureba n'ubundi n'uwacu turamushyingura nimba yanapfuye. Tuhageze dusanga umwana ari kugira gutya, nyina ariko ameze nk'umuntu udahari, ariko inkonda zikimanuka, ariko ububoko n'ubuguru byabaye gutya, nawe nyine bari mu mihigo, nawe ari kubunyagira gutya, nyine ubona ari zezenge, ubona ameze nk'udahari, ariko y'amaso yarebaga iriya n'iriya yatangiye agaruka. Mureke mbabwire ikintu Imana yakoze. Twaraye aho, nahise mpamagara groupe, twaraye aho dusenga, nta muntu wigeze arya, twaraye dushima. Byageze mu gitondo umwana turamwegura tumwicajije, tubona umwana aricaye, muvuge ngo amen. Ukwezi kumwe yaricaye,
kwezi kwa kabiri arakambakamba, kwezi kwa gatatu arahagarara, ukwezi kwa kane, no kuvuga ngo byagiye kugera mu mwaka umwe umwana atangiye ahagarara. Kuva uwo munsi agenda ruto ruto, yiga kugenda, Imana irabikora. Ubu n'umwana arajya ku ishuri, uramutuma ati genda ujye mu nzu uzanire icyo akakizana, genda uzanire telefone yanjye, akamenya kuzitandukanya n'izabo. Urumva umwana ujya ku ishuri akijyana akigarura, akaza akubwira ngo twize gutya icyongereza n'igifaransa akabara akageza ku 100. Iyi Mana mwe ntimwayikomera mu mashyi? Imana yashoboye bya Elefaniya, urabona ibyo wari byizananirwa. Nje kukubwira ngo humure, nubwo byabaye nk'ibyapfuye, hari ibintu byaba byarapfiye mu buzima bwawe, ariko humure, Yosefu ni muzima. Hereza Imana icyubahiro. Ninzanza amabwira ukuntu Imana yishyuye ideni. Ndagira ngo mbwire abantu mufite amadene, mbabwire ngo haracyariho ibyiringiro. Imana yatwishyuriye miliyoni 14 n'igice, bamanitse cyamunara, abantu bose bavuze bati baragowe, barasebye, barapfuye. Ndagira ngo nkubwire ngo kugeza n'uyu munsi aho ntuye, aho navuye, Boniface arabize ejo bundi yari ahari. Sibakubwiye ko hari ku isoko rata? Inzu yanjye iracyahari. Baramubwiye ati hariya bari kuhagurisha, habuze uhagura bitewe n'ukuntu wahenze. Sibyo rata ntuhazi? Nta muntu wigeze ateza ibyanjye cyamunara. Imana yarambwiye ngo iridene nge wonje kuryishyura jyenyine. Nta muntu uzigera gutereza cyamunara, nta mufarisayo uzigera utura mu bintu byawe. Ngewe Uwiteka ntago nshaka kuzava hano bagusuzugura, uzava ahangaha basigare barira ngo intwari iragiye. Uhageze ntiwamenya ko twimutse. Inzu zirahari, imirima irahari, intoki zirahari, amakaho arahari, inka zirahari, ihene zirahari, ibintu byose birahari. Ndashimira Imana. Nubwo nagurisha ubu nta deni mfite, nta niryo kuri butike mfite. Imana irakora cyangwa ntikora? Hanyuma mwihangane kuko amasaha yagiye. Ningaruka nzababwira ukuntu Imana yishyura ideni. Cyaka kukubwira ngo uhumure. Yakobo yafashe igihe cyo kuba kukiriye ko Yosefu yapfuye. Ariko ku murongo wa 23 hirya aho twasomye haravuga ngo nuko Yosefu arababwira ngo nimusubire kuri data, mumubwire ngo umwana wawe aracyariho. Haleluya. Ndagira ngo nkwifurize uyu mugoroba mwiza, abazanye inkuru bavuga yuko byapfuye bagarukana inkuru yo kuvuga yuko byemeye. Hari abantu bajyanye inkuru bavuga yuko byakurangiranye, reka bagarura inkuru yo kuvuga ngo byaremeye. Reka abantu babonye yuko utazongera kubaho bongere bagarura inkuru bavuga yuko uriho. Ngo Yosefu arababwira ngo nimusubire kuri data, mumubwire ngo umwana wawe Yosefu aracyariho. Dore abari bazanye ikanzu rero. Bwira umuntu mwegeranye ngo abari bazanye ikanzu bagarura ijambo ryo kuvuga ngo aracyariho. Haleluya. Ngo bazanye ikanzu bavuga ngo Yakobo we umwana wawe yarapfuye, ngo bagarura amagambo yo kumubwira ngo umwana wawe Yosefu aracyariho. Bibiliya iravuga ngo nuko Yakobo yanga kubyemera. Mwibuke ko bwa mbere yavuze ngo nzarinda asubira mu nda y'isi nkirira bitewe n'umwana wanjye. Ngo bagaruye inkuru yimubwira yuko Yosefu ariho, ngo umutima urakakara, ngo ntiwigera ubyemera. Reka mbabwize ukuri, hari ibintu Imana ije gukora umutima wawe ukakare. Kubw'amasengesho, kubw'uyu mugoroba, hari ibintu Imana yahindura umutima wawe ntubyemere. Ntiwemere ko ari wowe, ntiwemere ko ari uriya mwana ugiye gukira. Umutima wanjye urakakara. Haleluya. Haleluya. Yari yaravuze ngo nzarinda asubira mu nda y'isi ngifite agahinda, ngo ariko abonye amagara aje kumuhagurutsa yuzuyeho akawunga n'umuceri. Nawe byakubera. Yuzuyeho amajerekani y'ubuto. Mwibuke ko i Kanani bari bari gushingura kubera inzara. Abari basetse Yakobo ko yapfushije, bari bari guhamba abana babo kubera inzara. Ngo bajye kubona babona muri karitsiye amagare. Mbwirira umuntu mwegeranye mubwire ngo hari amagare Imana ikubikiye, ije kuyazana ku munsi mubi, ije kuyazana abantu bazi ko byakurangiranye. Imana yabikiye kuri iriya munsi mubi, umunsi abantu bazi yuko bitazena. Ngo bajye kubona babona muri karitsiye amagare ariho akawunga, ariho umuceri, arakase muri karitsiye. Bati ni HCR izaniye abantu ibiryo, HCR izaniye abaturage ibiryo. Baraza biruka bati none se kurya kubifatira he? Bati Yosefu ni muzima, ntabwo bijyanye n'ibyo kwa Yakobo.
mwabonye cya gihe impunzi zihunga, iyo imodoka zazanaga ibiryo abantu barirukaga bati barajya kubitangira he, abantu bakiruka. Niko ni Kanani byagenze, ngo bagenda biruka bati nibyo kwandese ibi biryo se barabiduhaho, abana nge napfushije babiri bagenda biruka, abandi bati ibi biryo bigiye kwa Yakobo, Yosefu ni muzima. Batangaza inkuru bavuga yuko Yosefu ari muzima, bayitangariza aho bavuze ko yapfuye, bayitangariza hari hamanitse ikanzu. Ndagira ngo hobere abantu babiri ubabwire ngo nubwo bigaragara ko ibyapfuye ariko ni bizima, ni bizima. Yosefu wawe ari muzima, tera haleluya. Nubwo wabonye ko byarangiye ariko Yosefu ni muzima. Komera Imana amashyi yo hejuru, yishimire. Yosefu ni muzima. Tukurwa umutima n'ikanzu yuzuyeho amaraso, tukurwa umutima n'amagambo bakubeshyeye, tukurwa umutima nuko bagusebeje, bizasohora. Haguruka uterere Imana haleluya. Tukangwa nuko wabonye ko byapfuye kandi nawe n'ibyiringiro byararangiye, ariko byongere bizuke cyangwa ntibizuke. Haleluya. Ngo Yakobo akimara kubona kawunga n'umuceri baramubwira haguruka, dore n'ikimenyetso yaduhaye, Yosefu ni muzima. Hepfo ku murongo wo hepfo twarangirije hari ijambo rivuga ngo nuko umutima wa Yakobo urahembuka. Umutima wawe nuhembuke mu izina rya Yesu. Kubw'aya masengesho umutima wawe nuhembuke. Ndagira ngo mbwire abantu bafite amadeni, imitima yanyu nihembuke mu izina rya Yesu. Imana ibishyurire mu izina rya Yesu. Imana yakoresheje abaterankunga 14 b'Abanyamerika bari gusenga. Imana irababwira ngo nimuhaguruke mugende mu Rwanda, hari umwana ashaka ko muzashyigikira, hari umwana muzabera umuterankunga. Nibwo rero ndimo senga, Imana irambwira ngo Refari reka birabura bakwange, nzaguha abazungu bagukunde. Imana irabahagurutsa. Mwabonye CD yagira usabwa Imana Samuel wari representa, niwe wawashije gusobanura ibyo bintu kuko ibyambaye hose nari kubibwira abantu ngo babyemere. Baradashakishwa mu gihugu hose, basanga umujamakazi wa Yesu yibereye icyangugu muri Nzahaha. Wakomeye Imana mu mashyi. Bakimara kumbona baravuze mu Gifaransa, baravuga ati niwe koko, uyu nguyu niwe Imana yatubwiye. Barangije barambaza telefoni, Imana niyo itwohereje kugira ngo tugushyigikire. Bamfunguriza konte, barangije barambaza ngo mbese ugira email? Ndababwira nti email ntabwo muzi, nta nubwo nza handi atuye. Mbwirira umuntu umwegeranye mubwire ngo Imana nibisobanura na email uzayimenya. Niyo mpamvu usigaye kubona ukabona abakecuru ba Kacyiru barimo bavuga n'icyongereza. Oya, bwira umuntu umwegeranye mubwire ngo hari ibintu Imana ije gusobanura, hari ibintu Imana ije gukora, hari ibintu abantu bahinduye ibipirate, Imana ije kubihindura original. Bari bazi yuko byarangiye ariko nyamara dore biratangiye kubera ibi bihe byo gusenga, kuko nta kindi cyagukura mu mpagarara usibye ibi bihe byo gusenga. Mana ishimwe. Ikindi kibabaje Imana nuko abantu batari kwizera. Abantu ntibari kwizera Imana, ariko nagira ngo ngutangarize muri aya masengesho kubwire ngo haracyariho ibyiringiro. Munyemerere dusenge. Ya Yesu ntibishira, nzagaruka ngira ibice byinshi by'ubuhamya, nzajyanza ari kuwa gatanu mbabwire imbaraga z'Imana. Ariko nagira ngo mbabwire bantu mwakoreye Imana, iri turo narituye mu gihe cy'umubabaro kwa buraye. Imana irambwira ngo genda, hari inyubako ku rusengero, ugenda utanga 50 byiyemeze. Tanga abantu bose Imana yahaye umugisha bari gutanga 5, 2, 10. Mukira wari uri wacu aramuzi Boniface yatanze 20,000. Ngirambwira ngo genda ushimira ibibi byose nemeye ko bikubaho, nurangiza kunyubaka untangire uyemeze 50,000. Nyiyemeje banga kuyandika, bari basamye cyamunara. Haleluya. Zagaruke se ariko Mana. Haleluya. Irambwira ngo genda uhaguruka ushimira ibibi byose nemeye ko bibabaho, ariko ushimire yuko nkibarinze. Ndahaguruka ngo ngere imbere mbivuge. Umwana wanjye nawe yaraje tanga ibindi 15, biba 65. Bakoma amashyi baseka tumusazi. Ndagenda ntashi. Hashize iminsi 3 umusiramu wa hano Nyamirambo ahita arampamagara, arambwira ngo uraho, namenye ibyababayeho, nzaza mwira yidi mu Bugarama nzabasura. Atuzanira 120.
fata bya bihumbi 35 ndabijyana mu nzu y'Imana ndahigura. Ndangije umushumba akajya mbaza ngo wayakuye he, namubwira nti jewe se ntago nigeze nkena, ngende umusirimu ntago nigeze nkena. Nari natiriye boss inote 2 z'ibihumbi 5 yambaye nayo guhigura, nyabara mbere y'umushumba ndahigura. Ndangije za note boss yantije nongera ndazibika. Urumva se ariko nsuzugura ko ndi umukene jewe mpigwa ibihumbi byanjye 35 n'ibindi bitezevu binoti nari mfite hano. Ngira umuntu mwegeranye mubwire ngo ujye wihagararaho. Mana ishimwe, here ku wa mbere ubwira abasiramu n'abatambera ibibazo byose ufite, nzababwira ukuntu byagenze. Uwo musiramu ayo mafaranga yaduhaye, niho nahimbye indirimbo ivuga ngo ninde waguhaye akazi ko kurobanura batazajya mu ijuru ko nawe utazi iherezo ryawe. Barokore dukunda guhana amajuru ariko washaka imirimo ukayibura. Yewe ngiye gusenga mugisha w'amajya n'amaza, mugisha wo kuzakubona. Ndirukana imbaraga z'ibyabarwanyaga, imbaraga z'ibibakubita mwami, imbaraga z'ibibahuragura, imbaraga z'ibyitambika, imbaraga z'ibisesera, imbaraga z'ibyishira hejuru kubarwanya, tubikubise hasi mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndabasengeye kugira ngo ubiteho, barakuhamagaye mwami kugira ngo usubane nabo, barakwinginze kugira ngo usubibuke. Mana data wa twese, byifuzo byabo urabizi, byabagushaka urabizi, ibyo bashaka ko bakorera urabizi. Mana ndasenze kugira ngo ubibuke. Mana dusengeye abadafite akazi, dusengeye abashumeri, dusengeye mwama babuze uko babigenza, kugira ngo wongere ubibuke. Mana ubarwanirira intambara, ubiteho, ubabere ingabi, bakingira ibyago n'amakuba. Ndasenze kugira ngo uve gusenga kwabo. Mana barakugurije ku musimu buzabibuke, abarwayi ubakize, barwaye indwara z'ibyorezo uzikize, bafite amadeni yishure mu izina rya Yesu, abapfushije amakuru yazure mu izina rya Yesu, abatabyara ubahe kubyara. Tanga umugisha w'amajyana amaza, umugisha wo kuzakubona, batungura kuko watunguye Aburahamu. Uyu munsi Mana babona ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Kuba bagutuye suko bari babuze uko bayagira, kandi kuba batanze aya maturo nuko bibutse ibyo wabakoreye, kandi nuko bibutse imirimo n'ibitangaza wakoze ku buzima bwabo. Tugukomeye amashyi twakira ibitangaza, tugukomeye amashyi tugushima kuje kubana nabo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka sengera abantu bari basigaye bicaye mu ntebe. Birashoboka ko hari igihe umuntu aba yabuze n'ijana, aba yabuze uko yabigenza. Nawe haguruka, tugiye kubwira Imana ngo Mana tanga umugisha w'uburyo bwose, tanga umugisha kuri aba bana bawe. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV.